umunota w'ubwenge. Umunota w'ubwenge. La minute de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menya unasobanukirwa ibi. Nawe uzitwa umumenyi. Ibyiza utarizi byo kunywa inzoga mu gihe wazinyweye mu rugero. Ubu ba Trésor, Delphine, Freddy na Yvonne bahise babyibazaho. Yego rwose mu gihe wazinyweye mu rugero hari ibyiza bikubaho. Benshi tuzi ko inzoga atari nziza ku mubiri w'umuntu, ku buryo hari n'abaziretse kuzinywa kubera iyo mpamvu. Ariko burya inzoga zigira ingaruka nziza ndetse n'imbi ku mubiri w'umuntu bitewe n'ingano y'izo yanyoye. Uyu munsi twabategura ibyiza by'inzoga mu mubiri w'umuntu, ariko mu gihe yanyoye mu rugero nk'uko duhora tubyigishwa na leta yacu ndetse n'ahandi hatandukanye bita cyane ku mibereho myiza ya muntu. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kunywa mu rugero ari ukutarenza hagati ya garama 12 ndetse na 14 za alcohol ku munsi. Tugereranyije ni ukuvuga akarahure kamwe ka alcohol ku munsi ntukarenze. Gusa hari bamwe bakunda kwitwaza ko kubera ko batazinywa buri munsi ngo niba bagiye kuzinywa bagaruze n'iminsi batazinyoye, ariko ntabwo ariko biri. Ku munsi ntugomba kurenza kiriya gipimo, waba unywa buri gihe cyangwa unywa gake mu kwezi. Dore bimwe mu byiza by'inzoga mu gihe wakurikije ibyo tumaze kuvuga. Kunywa inzoga umaze cyangwa se urimo kurya byongera umubiri ubudahangarwa, bityo bigafasha kuramba. Kunywa mu rugero byongera imbaraga n'ubushake mu gukora imibonano. Kunywa kadivayi bigabanya 60% kuba warwara ibicurane. Kunywa mu rugero bituma ubwonko bwongera imbaraga, bityo bigafasha mu kurinda kwibagirwa. Tunakomeza ku byiza byo kunywa inzoga ari kunywa mu rugero, burya byoza impyiko, bityo bikafasha kurwanya indwara yo kuzana utubuye mu mpyiko. Binafasha kandi mu kurwanya kuba warwara diabete. Twongereho ko inzoga ihuza abantu mu birori ndetse n'amakwe. Ngayo nguko rero ibyo nibyo byiza byo kunywa inzoga ariko mu gihe wazinyweye mu rugero. Wari umunota w'ubwenge.